Okay, hello friends. Mumaze iminsi mubona video nk'izi ngizi zitrendinga ukabona wenda umunyacyubahiro runaka ariho aracezanya n'ababyinnyi bato bato dusanzwe tuzi, cyangwa se ukabona nk'abaperezida bariho baraceza. Rero muri video ngiye kukwereka ukuntu nawe wakwikorera video nk'ingi ukoresheje telefone yawe. Ni ibintu byoroshye kandi n'ubuntu. Umuntu turi bureba ni video kugera irangiye arazi ko afite ubushobozi bwo kuba yafata ifoto runaka y'umuntu uzwi akayikoresha abyina cyangwa se entertaining abantu kugira ngo bikurure audience. Hanyuma ushobora no gukoresha ifoto yawe nabyo bigakunda ugacezanya n'abantu batandukanye kandi bazwi. Icyo ugomba kumenya cya mbere, ntago ari byiza gukoresha amafoto y'abanyacyubahiro runaka mu bikorwa bya entertainment. Icyo ugomba kubimenya ubikora at your own risk, ariko ni uburyo bwo kugira ngo nkwereke uko ubikora. Iyo video turayikora dukoresheje telefone zacu. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, tuguhaye ikaze. Nge nitwa Gatari Fred. Ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe iturutse kuri iyi channel igucika. Hanyuma nuza kubona iyi video igufashije ukandi like, usharing iyi video ku bandi. Reka dutangire. Okay, noneho reka dutangire nkwereka ngo ese wabikora gute. Reba link iri muri description ukande uyanditseho start now. Urahita utunguka kuri website yitwa vigo.ai. Hanyuma uraza hano barakubwira ngo download app kuri Android, kuri kuma telefone ya Android cyangwa se kuma iPhone, ariko wowe ntago ari ngombwa. Urakanda hano handitse try on web, bivuze ngo uraba ugiye gukoresha website yabo yitwa vigo.ai. icyo uri buhita ukora, urahita ukanda hano handitse sign in with a Google gutya, ukandeho. Hanyuma ukore login ukoresheje email yawe. Bitewe n'ukuntu connection yawe igenda birihuta, bitewe n'uko igenda cyangwa se bigende gake bitewe. Hanyuma hano reka tubanze dukore login, twinjiremo muri dashboard ya wowe ureba akantu ko. Kandi ibi biroroshye cyane, nawe iyi video urayikorera mu masegonda make cyane. Hanyuma abantu bashyashya mbiteho cyane mbagarukeho, hari video nyinshi zo kureba hano munsi, witonde urebe video wihugure ku bintu byinshi bitandukanye. Hanyuma urabona hano barahita batuzanira ama email. Hanyuma uhitemo email yawe ushaka gukoresha kuri iyi website, baracekinga. Hanyuma ukomeze ukora sign in yawe. Numara kugeramo rero, okay, urahita utungukira kuri iyi ntuze, kuri iyi dashboard. Nugera hano wowe ikintu uri buhita ukora, urakanda hano handitse akantu ko guteranya k'icyatsi. Aka kamenyetso ko guteranya nugakandaho gutya, urahita ubona izi dashboard ebyiri. Hari aho gushyira video naho gushyira ifoto. Ibintu bibiri by'ingenzi nkuko natangiye mbibabwira, ugomba kuba ufite aka video kagufi k'abo bantu babyina cyangwa baceza katarengeje amasegonda 30. Byaba byiza kabaye munsi y'amasegonda 30. Hanyuma igikurikiye ukaba ufite n'ifoto y'uwo muntu ushaka aza kubyinamo iri yose guhera ku mutwe kugera ku birenge. Nimba ari wowe ni ifoto yawe yose ndende, nimba ari undi muntu ni ifoto ye nayo ndende yose. Hanyuma hano hejuru ikintu uri bukore, urahitamo urakanda kuri add video. Urabona ko dufite imyanya ibiri, aha video naho bita na hano kuri add photo. Turahera rero kuri hano add video, turangiza dukande hano handitse upload, tuhakande gutya. Hanyuma uraza uhitemo ka video kawe katarengeje amasegonda 30. Numara kugahitamo, urugero dufate ko ari aka, ukande hano hejuru done. Numara gukanda done, karajyamo loading nk'uko ubibona, baba bari kugacekinga nimba karengeje amasegonda, banaforma uburyo kari buze kugenda. Ikintu rero uri buhita ukora, niyo byaba bitararangira cyangwa byarangiye bitewe na connection ufite, urazana none ukande hano handitse add photo hano ha kabiri. Numara kuhakanda, urakanda naho hano handitse add cyangwa se upload gutya, uhitemo ya foto ya wa muntu ushaka ko aza guceza. Urugero urakanda kuri iyo foto ukande done. Numara ukanda done, zose zirarodinga. Umare kubona ko inuze system yamaze kuzisoma neza. Uvuga ngo utangiye ushyiraho ifoto, video noneho ushyizeho ifoto. Umaze kuyishyiramo gutya byose, umaze kubona ko byagiyemo, ikintu uri bukore, uraza hano handitse generate create gutya. Hanyuma ukandeho. Ikintu bari bukore, bara creatinga ya ntuze ya, urabona creation successful, urumva. Hanyuma urategerezaho gatoya hano hejuru,
urategerezaho gatoya hano hejuru ba generating icyo bita ya video yawe. Nimara kurangira gukorwa barahita bakwereka preview yayo. Ndizera neza ko hano turiho tujyana, niba tutariho tujyana usubize inyuma gatoya ubanze urebe ese ni gute turiho tubikora kugira ngo nawe udasigara. Hanyuma urabona ko ngiyi video yacu imaze gukorwa, hareka tuyiplaying turebe. Tuyiplaying turebe ko ibyo twakoze ari sawa cyangwa se babikoze uko twabishakaga. Ikintu hano yunuze iyi system ikora, ifata umuntu umwe muri babandi ikamukuramo ikamusimbuza isura ya wa muntu washyizemo. Okay, namara kugeramo gutya turakanda kuri iki kiboro cya play gutya, hanyuma dukine video yacu. Nkuko mubibona video yacu urabona ko namaze kugeramo ndiho ndabyina. Okay, urabona hano ndiho ndabyina. Rero ikintu uri buze gukora hano, video yawe harabasigaye ku downloading, ariko mbere yuko downloading amenya ko iyi website ifite uburyo buri free n'uburyo bwishyurwa. Iyo rero ukoresheje ubu buryo buri free ni naho uza gusanga ko wa downloadinze hakaza iyi ntuze watermark yabo. Rero kuyikuraho bigusaba kwishyura. Ubwo nimuze gukenera kumenya kwishyura nabyo mwazambwira nkabakuraho video, ariko hano reka turebe iby'ingenzi bijyanye n'uburyo bwo kudownloadinga iyi foto yo umaze gukora. Okay, uraza iyi foto uyidownloadinge ukanze hano kuri aka kantu kaga fresh kareba hasi. Numara kugakandaho irahita ijya muri galeri yawe. Si ibyo gusa, ushobora no kuvuga utoke aka video kanka sharing abandi bantu nabo bagire bate bagakoreshe aka video ko nakoze ngewe. Uraza kandi hano handitse invite friends to remix, ukande hano. Nukanda hano barahita bakwereka ahantu ho kugira gute ho gukopia link ugahita uyisharinga. Nukopi iyi link ukayisharinga, urabona ko link copied, ukayisharinga ku bandi baraza gukora remix cyangwa se basubiremo iyi mbyino yawe. Hanyuma nimba ushaka nanone kugakoresha mu bundi buryo, urugero ushaka gusimbuza nimba gutya wamaze kugakora ugashaka ugira ikindi kintu usimbuzamo, urakanda hano handitse reuse. Ndizera neza rero ko umuntu turebanye iyi video amenye uburyo yakora iyi video yari maze miss trending. Ndavuga n'abahungu banye nshobora kuba nabereka aka kantu ukuntu gakorwa kugira ngo nabo bazajye badukora. Ndizera neza ko iyi video nimba igufashe wakanze like, wayisharinze bagenzi bawe cyangwa se ugiye kuyisharinga uko subscribe n'ibindi. Hanyuma ariko hano itondera iki kintu, umuntu ugeze amahirwe yo kugira kuri uyu munota, ikintu cy'ingenzi ngomba kukubwira, utazigera wumva ko wakomeza gufata utuvideo tw'abandi ngo dukoreshe muri ibi bintu hanyuma wa uploading kuri YouTube cyangwa n'ahandi. Anytime bashobora kuguha strike, ikiza wabikoresha mu buryo buri fair, ku buryo wirindira umutekano. Nitube duto bitewe n'icyo ugiye gukora, nko ku ma TikTok wenda bikunze gukoreshwa nta kibazo, ariko YouTube mujye mwitwararika cyane kuko copyright zaho ziteje impungenge. Ndizera neza rero ko umuntu twarebanye iyi video yaba hari isoma kwemu cyangwa se yaba amenye uko bikora. Nimba umenye uko bikora byandike muri comment umbwire uko bimeze cyangwa se challenge wawe nami. Bye bye, ndabakunda. Nitwa Gatari Fred, reka duhure muri video itaha, byinshi biri imbere. Let's go.